Hello, reka nongere mbahe ikaze abakunzi ba Jado na Bora, ndabasuhuje mwese, dukomeze duhane amahirwe n'amahoro n'imigisha y'Imana ituruka kuri mwe. Bakoze sabone ndabashimira cyane. Sabone ni mu rurimi rwa français. Abakoze subscribe ndabashimira cyane kuri channel yacu ya Jado na Bora. Twongeye kubashimira bituvuye ku mutima kubera ko mwakomeje kutuba hafi, mwakomeje kutwereka imbaraga nyinshi, mwakomeje kutwereka ko mutuba hafi ibihe byose. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru igikomeza ibamera imigisha myinshi, igikomeza ibagure muri byose kandi ibaha ibyo mwifuza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu munsi rero ndifuza ko tuza kuganira ku kintu cyiswe karande, ku kintu cyiswe icyaha gishobora kuza ari wowe ukiteye cy'inkomoko. Navuga icy'inkomoko, icyo cyaha gishobora kuza giturutse kuri wowe cyangwa kikaba cyaturuka kuri famiye uvukamo. Yes, ibyo bintu nshaka kuvuga. Rero hari ibintu nshaka kugira ngo mbasangize tuganireho, kandi n'abandi bazazabona hari indi ngingo twaganiraho mwajya muyimbwira. Ndahari, nduwanyu, Jado na Bora, turi abanyu pe, kuzatugira ngo dusangizanye ibitekerezo uko bukeye n'uko bwije. Dushaka kugira ngo tuganire ku kintu cyiswe cubes, ku cyaha cy'inkomoko cyangwa ku cyaha gishobora kuba cyaturuka kuba umuntu yaba yaragikuye muri famiye. Nicyo kintu nshaka uyu munsi tuganiraho. Ni ukuvuga ngo hari nk'icyaha abantu benshi batari bazi ko gishobora kuba ari inkomoko kikaba cyagira. Hari abantu batari bazi ko kuriya twebwe twita relationship mu buzima bishobora kuba byakukurira ibyago ushobora guhura nabyo bya buri munsi, yaba ari mu rushako rwawe cyangwa mu bazagukomokaho. Hari benshi bagiye kwita bibaza se ibyo byaha byaba ari ibihe, bakumva ko bashobora kubipinga. Ibyo byaha nshaka kubabwira, urabona hari nk'umuntu ushobora kubonana nk'umuntu ushobora kuba wenda uvuka nko muri famiye y'ibisazi, iwabo bakunda kugira ibintu by'ibisazi. Iyo uhuye nawe mugakorana imibonano mpuzabitsina, ibyo bintu nawe bishobora kukokama bikaba byakubaho nko mu rubyaro ushobora kuzabyara. Harimo abantu bashobora kwibaza si ibyo bintu koko bibaho cyane. Bishobora nko kuba wenda dusipoze muri famiye yacu wenda ari abantu bitonda, wenda ku wundi twaba turi kumwe ugasanga wenda ni abantu b'ibisare nyine bimereye ukuntu nyine tu. Icyo gihe urumva hari imico ibiri bitandukanye. Hari ba bantu bitonda, hari ba bandi b'ibisare. Ubwo rero icyo gihe ni hahandi ujya kubona ukabona mubyaye nk'umwana umwe aritonda, mwabyara undi mugasanga undi afite imico mutamenya ahantu yavuye. Ni ukuvuga ngo rero ni bimwe nababwiraga, cubes ni ibintu by'inkomoko, bishobora kuza ari inkomoko, bishobora kuza ari nk'ibintu navuga ngo ni karande. Hari karande umuntu ashobora kugira iturutse aho yavutse, iturutse aho akomoka, ugasanga rero iyo karande irakoka, ugasanga ni ibintu by'umuvumo bishobora kugenda bikurikirana famiye wakuriyemo cyangwa wakomotsemo. Ibyo bintu rero urabona hari n'imivumo ijya igenda ibaho, ugasanga nk'umusore akundanye n'umukobwa umwe uyu munsi, ejo n'undi, kandi abo bose ni abantu bagenda bakorana imibonano mpuzabitsina, bagenda bakorana sex. Ni ukuvuga ngo niba wa wundi yari afite wa muvumo arawugusiga, n'undi murakundana nawe awugusige, n'undi murakundana awugusige, wowe ntubimenye, ugire ngo ni ibintu biri aho. Kumbi hari za karande zigenda zituruka. Hari n'umuntu ushobora mujya mukunda kubibona inshuro nyinshi, hari n'abagabo benshi bikunda kubaho, ugasanga nk'umugabo yari amaze gukira, amaze gutumbagira, yatangira kujya mu bagore, ukajya kubona ukabona byose birayoyotse biramanutse. Ni muzi ikintu kibiteye.
hari igihe rero uba usanga yarahuye na wa muntu usanga iwaba bafite bya bintu bya karande by'ibivumu utapfa kumenya ibyo ari byo, mbese by'inkomoko bya ba sekuru bya ba sekuruza babo. Ibyo rero ni hahandi usanga niba uyu munsi ubyaye umwana, niba umubyaye mu bintu biterekeranye, ukazajya kubona ukabona n'umwana wawe nawe aragukurikije. Urumva ni karande iba iri kugenda ikurikirana. Na wa mwana nawe wagukurikije n'uwo yabyaye nawe akazakurikiza. Ugasanga rimwe na rimwe ababyeyi tugera tunarenganya n'abana bacu, ibi n'ibi kuki wabikoze, ibi n'ibi kuki byagenze uku, kandi mu by'ukuri byaturutse he? Kuri we mubyeyi wabanje. Umwana urumva kameme wamaze kumuzanira umuvumo mbere y'uko ibyo byose, ugasanga umwana wamaze kumuzanira umuvumo kera. Ibyo rero nibyo bita rero karande, nibyo bita cyubuzi. Ugasanga ushobora uyu munsi kuryamana n'umukobwa umwe, ejo ukabonana n'undi. Abo bose ni ibintu bari kugenda bagusiga kuko urumva bose bafite karagiteri zitandukanye kandi bafite aho bakomoka hatandukanye. Hari ibyo rero urubyiruko rw'ubu cyangwa abantu b'ubu bibwira ko nyine niba bagiranye relationship, bagiranye urukundo, bagize ute, barabonanye, akabona ni mwiza, agize ute, ariko uko mugenda musambana ni nako agenda gusiga wa muvumo. Ya karande y'iwabo, ubonanye n'umwe uyu munsi, ubonanye n'undi ejo, ubonanye n'undi ejo bundi, ya mivumo ni hahandi ujya gusanga, ugasanga nk'umuntu niba ahuye n'undi, ubundi bajya bavuga ko ubundi umuvumo ku bantu bashobora kuba batabana, ushobora kuguteza ibintu bya karande musanzwe mukundana, byibuze biva ku mwaka umwe kugera ku myaka 4 iyo mutabana. Noneho ku bantu babanye bamaranye nk'imyaka 5 aho ngaho kabisa, iyo karande iragukurikirana kuzageza ku myaka 12. Ni handi rero usanga ubonanye n'umuntu, ugasanga guhera muri icyo gihe ugenda uhura n'ibibazo, nta terambere ugenda uhura nabyo, ibintu byose wabonaga byari amahirwe bikaguca mu myanya y'intoki. Ni ukuvuga ngo rero ni za karande z'uwo muntu mwarabonanye. Bamwe rero ntabwo babyibwira, bamwe baba bumva ko ari enjoy, ari kumva ari ibyishimo, ariko ibi bintu maze igihe kinini mbikorera ubushakashatsi, kandi koko naje gusanga maze igihe kinini ndeba buri kintu cyose kigenda kiba mu ma relationship y'abantu, yaba ari ababanye, yaba ari abatandukanye. Nagiye mbona experience y'ibintu bitandukanye. Hari uwo ushaka akagutera amashawa, hari n'uwo ushaka guhera ku munsi wa mbere mu banyu ukagenda uhura n'ibintu bimeze nk'imivumo, mbese ukajya uhura n'ibintu bimeze nk'ibibazo gusa. Guhera ku itariki ya mbere ugahura n'ibibazo, gaho baraguhamagaye ku kazi hangiritse ibi, gaho barakwirukanye, gaho bigenze uko, waba ugeze mu kazi ati waba ufite umwana ahuye n'iki kibazo. Buri kimwe cyose kiba gifite inkomoko, ariko ari bamwe rero batabyumva. Uko uzaza utekereza ku gusambana, ujye umenya ko yuko uwo muntu mugiye gusambana ntuzi inkomoko yiwe. Hari ibyo agiye kukwinjizamo, nawe hari ibyo ugiye kumwinjizamo. Umuntu mutabana, murabonanye uyu munsi, ejo ubonanye n'undi, ujye umenya ko hari ibyo buri wese afite agiye kumwinjizamo mu buzima. Ibyo rero bikunda kubaho cyane mu urubyiruko, nirwo rukunda kubikora. Karande rero zibaho mu buzima. Niba wifuza ko hari ibindi bintu dushobora kuzaganiraho, wakandika muri subscribe, wakandika muri comment, ukaba wanakora subscribe niba utarayikora, ukatubwira ati n'iki kintu ushaka uzakidusobanurire. Ibintu bya cyubuzi ndashaka kugira ngo tuzabiganireho neza, icyo mukeneye ko tuganiraho.
nshaka kugenda mbazanira ibintu bitandukanye, ngiye kujya nanababwira ku byerekeranye n'inzozi. Munyandikire comment mumbwire icyo mwifuza ko twajya tuganira. Ndahari, Jado wanyu ndahari. Mu by'ukuri nshaka kubaganiriza byinshi. Ubwo mbanje kubasangiza kuri ibyo by'inkomoko ya za karande, ariko ndashaka kugira mbirambure neza. Abifuza ko iki kiganiro ngikomeza, ndabakeneye muri komenti. Abatarakora sabone cyangwa subscribe, muyikore dukomeze tubane. Ndashaka kugira ngo mbibaganirizeho. Nzabaganirizaho n'ukuntu kwa kundi ushobora gusanga umuntu abyaye nk'umwana, ugasanga nyine ibyo bintu byagiye bikurikirana muri famiye. Nzababwira naho ahantu ibintu bigenda bituruka. Ugasanga umwana nyine wenda ntibuzuye cyangwa ugasanga bimeze ute. Nzagira nabyo bibaganiriza kuko hari ibintu byinshi maze kugenda niga, maze kugenda nshakira ubushakashatsi, maze kugenda menya. Tuzatugenda tuganira umunsi ku wundi uko bukeye n'uko bwije. Murakoze, nimukomeze munyereke urukundo, munyereke ko ndi uwanyu, ndabakunda. Ciao ciao, ni Jado na Bora, turabakunda cyane.